Ikintu gikomeye dushaka kubwira abantu nuko uriya Gasani ubundi urebye buri muntu wese muri arubyaro twamuvuze ikintu ariko Gasani byarangiye ari usenzwe ani usenzwe ni usengwa n'abanyarwanda haba mu muco muri Imana isime muzi cyari cyo Imana isime Imana isime mu Rwanda Imana isimwe ngo nubumenya Imana gakondo mu bumenye Imana gakondo bw'abanyarwanda bitari bitirano uko tuzi Imana muri ntuze yacu y'umwimerere rero Imana isime ni ubumenye Imana gakondo cyangwa se ni idini gakondo ry'abanyarwanda buri imyemerere yose gakondo y'umwimerere iba mu kintu cyitwa Imana isime abatari bakizi muri Imana isime rero abari muri Kristo Yesu ubu dufite amahoro yuko tutazacirwaho urupfu rw'iteka namba dufite ibyiringiro by'ubuzima bushya. Reka twongere tubasuhuze inshuti bavandimwe mwese mudukunda kandi mukunda Rabagenda TV. Turanezerewe turishimye ko muri kuyimenyera. Rero ari abari mu Rwanda no mu mahanga reka tubasuhuze. Reka kandi tubifurize none umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2021. Twizere ko rero umwaka mwawutangiye neza nkuko nyine bizwi umwaka ushize wabayemo amakozera menshi ariko ntabwo Imana igeze tureka ntabwo Imana igeze reka abana bayo. So rero tuguwe neza turaje n'ubundi nkuko bisanzwe kandi twebwe turakeye umwuka wari kumwe natwe ubuntu bw'Imana bari kumwe natwe Imana ishimwe. Rero n'ubundi nkuko bisanzwe muri kumwe na Sebonane Christophe ndetse na Pasteur François. Reka nabasuhuze bavandimwe inshuti ndabashuje mu izina rya Yesu ubuntu bw'Imana bubane namwe iteka ryose. Amen amen. François wewe turi mu mwaka mwiza mwaka wo gusigwa gukomeye. Yes gusigwa gukomeye rero gusigwa tuvugwa ntabwo ari bya bintu hano hanze hanga bisanzwe byo kutotwekamana amavuta n'iki abo gusigwa gukomeye tuvuze nk'iyo somye Yohana wa mbere 2 gutyo murongo 20 na 27 bavugamo gusigwa twasizwe n'umwuka wera no gusigirwa kumva Imana data wa twese. Yesu yavuze ngo ntamaze ndazizi nazo zizijwe ryanjye. Rero cyagihe ufite amatwi y'Imana ubasha kura nkuko Imana ireba. Twabusanze ko ari imyuka 7 imyuka 7 yari kuri Kristo Yesu mwuka w'ubwenge w'ubuhanga w'iteka w'imbaraga bitandukanye. Rero kandi twatangiye kubona imirimo y'Imana ku ijambo ry'Imana n'ukuri. Rero muvandimwe François nagira ngo tugomeze dusobanurira abantu ikibazo kiri mu isi. Abantu bumva turi gusobanura amasomo y'Imana y'iki gihe ntibakagire ngo turi gupromotinga Satani ahubwo turi gusobanura ikibazo kiri mu isi kugira ngo bajye gute babohoke. Burya rero iyo umuntu ashoboye kumenya ikibazo afite akibonera n'igisubizo. Yes yego wamugani se utabashije gusuzuma umurwayi wamenye umuvura iki ntago amenye icyo umuvura. So rero turi kwanaliza ibibazo bikomeye cyane mu myemerere. Buri abantu babona ibibazo biza bakabona intambara ziraza mu bihugu bakabona ibibazo biraza mu myemerere bakabona ibintu n'intambara bakibaza ibintu bituruka he kandi abantu bari gusenga amareta ari gufata mesure zikomeye ingamba ziremereye ariko bikarangira toujours ibibazo bakibaza ngo ibibazo biva he. Ariko twaravuze ngo igihe gikwiye cyo kura kwiteka cyasohoye kandi twanditse n'igitabo cyitwa igitabo cy'ubwami bw'Imana n'igitabo cy'ubwami bw'Imana ariko twahaye izina ryitwa ngo Imana y'ukuri n'Imana y'iki gihe ariko mwe imbere tusone ko n'igitabo cy'ubwami bw'Imana. Rero turi gusobanura ibintu kugira ngo abantu bakire kandi abantu bari gukira nkuko ntuze Eliya yabivuze
cya gihe yabonaga n'umwami Ahabu abantu bari mu rungabangabo. Rero iki ni igihe cyo kugira ngo abantu bamenye ukuri, bakire nyine nk'uko mumaze kubivuga. Reka tubwire abantu imyemerere ni ikintu gikomeye. Burya imyemerere mu buzima bw'isi ni ikintu gikomeye. Rero kuko imyemerere nyine abantu bagiyemo bumva ko basanze ikinyembaraga kiruta ibindi, aricyo biyeguriye, ikinyembaraga gifasha abantu na nyuma yo gupfa, kuko nyine umuntu ari umwuka. So rero niyo mpamvu mu myemerere iyo havutse ikibazo ibintu bibarazamba bikabibazo. Abantu rero barakubititse muri iyi si, abantu barakubititse mu buryo butandukanye, ariko turi gushima Imana ko abantu bari kugenda babohoka rwose. Buhamya muri kugenda muduha, baba ari mu Rwanda no mu mahanga, turi kwishima cyane ko abantu bari kubohoka uko abantu bamenye ukuri, bagenda baba delivered, bagenda baba set free. Ni ijambo rivuga ngo muzamenye ukuri kuzabatura. Rero ni umugisha ukomeye cyane kuri twebwe, no kuri mwebwe muri kumva ubutumwa Imana duhaye. François, reka tumaze igihe dusobanura imyemerere uko yagiye iza mu isi, cyane cyane imyemerere itariyo y'Imana y'iki gihe. Buri Imana y'ukuri yo ushize twigeze gukora ka introduction gatoya, ariko tubitse ibintu byinshi cyane tuzavuga ku Mana y'ukuri. Rero Imana y'iki gihe turi kuvugayo, ngira ngo twagiye dusobanura ko imyemerere yahereye kera cyane muri za Misiri za kera, na za Babuloni za kera, ariko twerekana mu by'ukuri ko urebye umuntu watangiye kuyigaragaza cyane n'umugabo witwa Nimurodi, kuko mu by'ukuri usanga kubwe ariho iriya migani imihimbano yagiye Imana nyinshi cyane zitwa Imana abantu zagiye zivuka, ubupfumu buravuka, ndetse buriya hari n'isomo ryamamaye muri za Babuloni no mu Bugereki bwa kera byo kuraguza inyenyeri, ubumaji n'ibiki twagiye tuzisobanura zose. Rero reka dushobora kugira iya umuntu akavuga ngo se twumva mwaheze za Babuloni, mwaheze za Misiri, mwaheze za Bugereki, mwaheze za hehe, ini wacu hoho bimeze bite? Yakibaza ko muca hejuru, ese ni amasomo muri kutanga n'ubumenyi nta kibazo gihari. Ese ibyo bimeze bite? Ibyo twizera bifitiye inkomoko. Ngira ngo abantu bajya ku rubuga rwacu hano kuri iyi televiziyo, abareba muri About Us, abo turi bo, twavuze yuko tuzasobanura ibintu bikomeye, harimo n'imyemerere, amateka y'imyemerere, tugasobanurira itorero rya Kristo uburyo rigomba gutunganywa, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero ni mpamvu ukuri kose turi kugenda tuguhishura. Uyu munsi reka tuvuge ku burya mu isi hariho Imana nyinshi cyane, no mu Rwanda hari nyinshi cyane, ariko reka tuvuge ku izina Gasani na Nyagasani. Izina Gasani na Nyagasani bikomoka hehe? Byaje bite? Reka tubwire abantu rero, reka mbanze nibutsa abantu ko mu mateka y'isi Imana zo muri mite ubundi zitwa Imana abantu babyumve. Ni Imana abantu, ngira ngo ubundi bijya kuvaho, bijya kuza abantu nyine bakopeye Bibiliya, ariko bo bakopera ibintu byabaye no mu mateka. Ariko urebye nk'abantu bo kwa Nimurodi, usanga ngo bagiye bakopera ibintu byinshi cyane ku mwuzure. None uzasanga nk'ibintu byitwa mite, nk'imyuzure uzubarwa ngo ni mite, sibyo? Ugasanga yewe na Aburahamu bamwise mite, sibyo? Cya gice cy'abakanye ugasanga na Yesu bamwise mite, ugasanga n'ubuzima bw'Abisirayeli babwise mite. Kubera iki? Kugira ngo barwanye Kristo, kuko iyo system yose birwanya Kristo, Imana y'ukuri. Abantu babyumve, buriya intego ya Satani no kurwanya Kristo, Imana y'ukuri. Sasa rero reka se nkwereka abantu kano gato hano, kuko ndase mfasha wenda se nituvuga nk'ibintu abantu bagiye bamenye ko tutari gukura ibintu hano hafi aho, nkuko tubibabwira ibintu twabizamuye kera. Iyo urebye nk'imyemerere y'imigani y'Abashinwa, mythologie chinoise, ubundi akenshi cyane mu mana zo muri
zo muri mite muri migani usanga ari imana z'imvandimwe z'imvandimwe nk'ushize twize iriya yo mu Misiri ya kera iriya harimo Horasi nk'umwana Izisi nka nyina umubyeyi w'impuhwe n'imbabazi akabonekamo na Ozirisi nka papa we ikaba umuryango ariko nanone burya uzi ko Ozirisi Izirisi ari mushiki we ni mushiki we bikarangira ageze gute abaye n'umugore we ni nako bimeze mu mana zo mu Misiri nahe hose no mu Bushinwa rero hari nkitwa Panugu hari Leingong hari Mengpo hari Tudigong hari Wichangjim hari Mazu hari Zulong hari Zongqi hari Yanluang uri kumva gusa muri ubushakashatsi bwo mu Bushinwa twakoze gusobanura imigani gakondo y'Abashinwa hari abahanga bagaragaje ko byo bitoroshye cyane kubera ko hari inyandiko nyinshi zabaga ibyazo zatwitswe baje kugira ibyago ziratwikwa hagati y'umwaka wa 213 n'uw'191 mbere ya Yesu. Icyakora hari imigani kiriho urugero nk'uko isi yabayeho kuko icyo turi kwibandaho bura ikintu kitwa irema mu migani ni ikintu gikomeye cyane ari usanga nyine kuko niho haboneka iki itangiriro urihangana hano nsa nko gutwaye ijambo kuko ndimo nsoma yego aha urugero nk'umugani uvuga uko isi yabayeho. Umwarimu muri kaminuza wigisha iby'ubuvanganzo bw'iburasirazuba witwa Anthony Christie yaranditse ati tuzi ko chaos akuvuga uko byagenze ngo chaos yari imeze nk'igi ry'inkoko ijuru n'isi ntibyariho muri iryo gi havuyemo Panugu naho ibindi bice biremereye byaryo bivamo isi ibice byoroshye bivamo ikirere. Panugu agaragazwa ari igikuri cyambaye uruhu rw'idubu cyangwa ikanzu y'ibibabi. Mu gihe cy'imyaka 18,000 intera iri hagati y'isi n'ijuru yiyongeragaho metero 3 buri munsi kandi Panugu nawe yagendaga akura kuri umuvuduko ku buryo umubiri we waje kuziba icyuho. Igihe yapfaga ibice bitandukanye by'umubiri we nibyo byavuyemo ibintu bitandukanye biri ku isi. Imbaraga zo ku mubiri we nizo zabaye abantu. Uri kumva? Muri make wumvise uko mythology chinoise ivuga uburyo abantu bagize kujya gute bidevelop. Wumvise uko twabwiye abantu ko nko mu Bushinwa nko mu Misiri ya kera nko tuyibandaho ndi ko hari ipfundo ry'ibintu byinshi cyane. Misiri ya kera bavuga yuko nyine Ozirisi ari sebantu ni sebantu nkuba ni sebantu nkuba akaba nyine papa cyangwa se umuremyi wa bose kuko ziramana zitwa n'Imana abantu. Rero François tuvuga n'iki hano ibi ngibi wenda se abantu bashaka kuzamenya ibintu by'imigani hari umuhanga hari umunyamerika umwarimu mu buvanganzo akaba n'initi mu by'imigani ya kera yitwa Joseph Campbell. Joseph Campbell yagiye yandika kuri ibi bitabo ni nawe wanditse iby'umugani w'Abashinwa ndi kuvuga ibyo tuvuga urumva ntago turi gutoratora ibintu ni ibintu abahanga bashyizeho ngaho. Uyu mwarimu rero Joseph Campbell w'umunyamerika umuhanga mu buvanganzo ibi bintu yagiye abigira n'ibyo twagiye dukoraho ama reference ntago ari ibyacu turi kuzana abantu batumva ngo tuzanye ibintu bakagira ngo ni ibyacu oya binini by'abahanga bagiye bashyira agaragara. Reka rero tubwire abantu reka tuvuge n'umugani wacu ariko umugani wacu kugira ngo bumve icyo dushaka kuvuga. Umugani wacu mu Rwanda natwe tugira mite ese natwe tugira imana ziva mu migani ese hari impact ziri negative nukuri reka birababaje ariko nanone biranashimishije ko kuri kujya hagaragara. Yes. Iby'umugani wo mu Rwanda ubundi witwa umugani w'impanuka. Abantu bashaka gusoma iby'umugani w'impanuka barebe igitabo Inganji Karinga cya mbere page 60 bari toyibonaho rwose. Inganji Karinga cya Alex Kagame
baramuzi ko niwe wasigaranye amabanga y'abiru. Yes, urakoze cyane. Umugani umva kuvuga rero, umugani w'impanuka n'abatari babuze bawumenye, ariko ibintu twaranabyize. Uziko byo umugani ndikora kuko nabuze muri primaire. Hari primaire nizemo rwose, abarimu bampaye bazanye umugani, nubwo nyine tutabiha agaciro tugira ngo ni ibintu by'aho ngaho gusa, nyamara bigira impact ku bantu. Akamwumva ko umugani uvuga rero, umugani w'impanuka. Mu gihugu cyo hejuru hategekwaga n'umwami witwaga Shyerezo. Yari afite umugore w'ingumba witwaga Gasane. Umunsi umwe umugore w'umupfumu witwaga Impamvu aza kumusura afite n'umugambi wo kumubwira impamvu y'ubugumba bwe. Gasana kimwumva yahise amushyira mu mubare w'abajabi. Bidatinze Shyerezo abagisha ikimasa cyo kuraguza. Igihe abapfumu bari bahugiye kuri uwo murimo wo kuragura, Impamvu wa mupfumu nyine abwira Gasana ati, nyarukunzanire umutima wa kiriya kimasa bariho baragura, ndakubwira icyo tuwukoresha. Ubundi kimasa mu muco w'ikinyarwanda ni Imana. Iyo byaga byaciyemo ngo ni Imana yeze rero. Okay. Amaze kuwuzana bawushyira mu gicuba cyuzuye amata barapfundikira. Batwumva batazi igicuba ni iki gicuba. Igicuba urabona ni igikoresho gikoze mu giti kiba ari kinini ku buryo bagishyiramo amata. Kandi icyo gicuba cyuzuza amata kandi muzabigira amezi 9 yose. Amezi 9 ashize bagiye kureba basanga umwana w'uruhinja areremba hejuru ya mata yo mu gicuba. Bakimubona kwa Shyerezo hose impundu zivuga urwunge zigira ziti Gasani yabyaye. Uwo mwanya nyina wa Gasani nyine uwo mwana amwita Sabizeze. Sabizeze ni Saba Izeze. Muri make biciyemo Imana zireze, imandwa ziciyemo, indagu mu make zireze ziciyemo. Byaratinze nyina wa Gasani, ubwo ni nyira ku ruhande Sabizeze, nyina wa Gasani aza kumusura amubaza aho yakuye uwo mwana, kandi yarasanzwe ari ingumba. Kuko ryari ibanga rikomeye abanza kumuhisha. Nyina amaze kumurembya amubaza ringa cyagihe ajya Samusoni ngo amutitirije nawe, ariko yari na nyina Kamemu. Gasani abwiza ukuri nyina, ariko amwihanangiriza agira ati, niwe mbibwiye wenyine, umenye ntugire undi uzamenera iryo banga. Nyina wa Gasani amaze kubyumva ahita bisakaza hose, avuga ko uwo mwuzukuru we ari igitangaza cy'Imana. Sabizeze amaze kumva ko atari umwana wa Shyerezo kandi ko abantu bose babimenye, arakarira nyina. Nuko ahita afata umugambi wo kuva aho mu ijuru, ku ijuru iryo juru bavandimwe rikwiye kumenyekana cyane, akigira mu gihugu cyo hasi aho batazi ayo mateka ye. Muri iryo manuka rye ava ku ijuru ajya ku isi, aherekezwa n'abantu b'inkuramutima ze. Muri abo bantu harimo mwene se Mututsi, sibyo, mushiki we Nyampundu, n'abagaragu be n'amatungo ye, ingore n'ingabo muri buri bwoko. Bakigera ku butaka, ibyo bimanuka byururukira ku rutare rwitwa Ikinani ho mu gihugu cy'Umubari, cyategekwaga n'umwami Kabeja wo mu bwoko bw'Abazigaba. Abaturage bo muri icyo gihugu nibo bise abo bashyitsi ibimanuka. Sabizeze bamwita Kigwa, bamaze kumenya ubuzima bwa hano ku isi, ariko batigeze bivanga na rubanda rw'abaturage. Bagira ikibazo gikomeye, bagira bati, nituguma muri ubu buzima tuzabyara, amaherezo umuryango wacu ntuzazima. Nibwo Kigwa abwiye murumuna we Mututsi ati, warongoye mushiki wawe uyu? Mututsi aramuhakanira ati, singiye gukora amahano. Sabizeze abibonye atyo aba ari we urongora Nyampundu. Babyara umwana w'umukobwa bamwita Sukiranya. Amaze gukura, Sabizeze abwira Mututsi ati,
jya gutura kuri uriya musozi wo hakurya maze uzitwe umwega wa kurya, hanyuma uzagaruke kunsaba uyu mwishywa wawe Sukiranya. Avuga ko ntacyo dupfana kuko uzaba warabaye umwega wa kurya. Bututsi yemera iyo nama, mukuru we arongora Sukiranya, babyara abana 3, Mukono, Ntandayera na Serwega. Kigwa n'umugore we Nyarukangaga, umukobwa wa Kabeja, nibo babyaye Gihanga Ngomijana, umwami wa mbere w'ingoma Nyiginya. Noneho hari verisiyo zitandukanye za mateka. Nyuma abango bamaze kugira hasi ngo banahuye n'ibibazo, turagira ngo tugende turezima nubwo ari gihe tuzahira tubivugaho. Byaje kurangira nyine Shyerezo ageze ku isi, Shyerezo Nkuba nyine urumva Shyerezo Nkuba nyine wandi wo mu ijuru yabyaye nyine Kigwa ari we Sabizeze. Sabizeze ni wabyaye uwitwa Muntu nawe abyara Kimanuka abyara Kijuru, Kijuru abyara Kobo abyara Merana abyara Randa abyara Gisa abyara Kizira abyara Kazi abyara Gihanga. Bamaze ngo kugira hasi bahuye n'ikibazo rero ngo cy'ubuzima, hanyuma ngo batabaza Imana ibohereza umutabazi witwa nde? Witwa Kibogo. Amateka Kibogo tuzavuga utaha kuko ni chapitre bwayo. Reka tubwe abantu sasa rero. Kanashaka kubereka ubusanzwe mu ikintu gikomeye dushaka kubwira abantu nuko uriya Gasani ubundi urebye buri muntu wese muri arubyaro twamuka muvuze ikintu, ariko Gasani byarangiye ari usenzwe. Ani usenzwe ni usengwa n'Abanyarwanda haba mu muco muri Imana Isime muzi cyari cyo Imana Isime mu Rwanda. Imana Isime ngo ni ubumenyamana gakondo, mu bumenyamana gakondo bw'Abanyarwanda bitari bitirano, uko tuzi Imana muri ntuze yacu y'umwimerere. Rero Imana Isime ni ubumenyamana gakondo cyangwa se ni idini gakondo ry'Abanyarwanda. Buri imyemerere yose gakondo y'umwimerere iba mu kintu cyitwa Imana Isime. Abatari bakizi muri Imana Isime rero tuzagaragaza ibintu bikomeye cyane, ariko reka tubwire abantu ngo muri Imana Isime nyine harimo n'isengesho ry'abakurambere. Muri Imana Isime isengesho ryavugirwaga mu ndaro y'abazimu, sibyo? Uterekera yahekenyaga amasaka y'amakoma akayacira mu ziko, nayo yagera mu agaturagurika. Ako gasako gaturagurika kakitwa ijwi ry'umukurambere usetse. Hanyuma usenga abazimu agafata umuheha agashyira mu gacuma kuzuyemo amarwa, agakurura iyo nzoga akayirekurira mu ziko avuga ati: seka seka Gasani k'i Rwanda, seka gororoka mukurambere nyir'igicumbi, nsekera mu byanjye, nsindira abazimu n'abazimu banyanga, nsindira ubukenya n'ubugingo buke, mpa gutunga no kubyara, ngubwe neza mu nzu yanjye. Noneho rero hari isengesho ryitwa irya bene Gihanga muri rusange, naryo rimeze nk'iri ngiri. Baba ngo seka seka Gasani k'i Rwanda, rusekera ugubwe neza, rutsindira ubukenya n'ubugingo buke, rutsindira ubusame n'ubusharire, rutsindira icyago n'icyagane, rutsindire nyamunsi y'intumwa n'intumwa zayo, rutsindira umwanzi wo mu kirambi n'umurozi uvuka ishyanga, garika ibiganza tugabire rugaba rugabo, maze twishyuke mu Rwanda akaba isengesho turi kuvuga iki sasa rero? Kuki Gasani ari usengwa? Ahangaha abantu basubira inyuma ku kiganiro twatanze tuvuga umugabekazi w'ikirere. Aho ngaho twavuze ko igitsina gore ari cyo cyakururaga abantu, nk'uko bagiye bavuga muri ziriya mana usanga ingore arizo buri gihe zabaga zifite agaciro. Reka tubwire abantu twege turabakristo, sibyo? Dufite uburenganzira bwacu
bwo gukora ubushakashatsi ku myemerere y'ibyo twemera. Nk'uko nsigaye numva ku maradiyo none hari abandi bafite ngo ubushakashatsi buri kurwanya Bibiliya, buri kurimbura ubukristo, buri kujya gute, buri wese afite uburenganzira ku myemerere. Ibyo biri mu itegeko nshinga, amategeko tuyafiteho nosiyo kandi na yacu. Sasa rero natwe rero hamwe n'ubusesenguzi bwacu n'umwuka tubamo, sibyo, natwe turi gukora ubusesenguzi bwacu. Ariko bavani muri katubwira abantu nanone nk'uko kubivuga twebwe, ikibazo cy'imyemerere bitasobanutse, abantu ntibavumbure bamenye ikiri kubakubita. Buri abantu babona mu Rwanda twarahuye n'amakuba menshi cyane, babona twarahuye n'ikibazo gikomeye nka jenoside yakorewe Abatutsi 94, bakabona nyuma yaho haje icyuka kivuga ngo abapfuye ni bakeya, ngo hazongera apfa bari ngo n'abayobozi ngo u Rwanda ngo rusigare ngo rutuye ngo n'abantu bake cyane ngo abanga kurahura ngo za hariya ngo zagoma. Ibyo bigasaza abana b'Abanyarwanda bakibaza icyuka kiri hejuru kikontorora ibyo bintu cyakomotse he. Ibi bintu biraterwa n'iki? Ibi bibazo biraterwa n'iki? Ibyago biraterwa n'iki? Buri kintu cyose mbega ibintu negative byose bikikubita ku bantu, ugasanga abayobozi b'amadini muri kwiyahuza amasengesho y'imisi 40. Niyo wasenga 100 hari umutipe nzi wasenze 5 amaze ayarangije se atana n'umugore we, kandi ari umunyamwuka cyane n'umuhanuzi. Bivuze iki? Ntabo kwiyahuza amasengesho bibatura umuntu. Bibiliya avuga ngo muzamenye ukuri ko kuzabatira. Kubera iki kirere cyahoze gihoramo icyo cyuka, bavandimwe nibahumure kizarangira, kuko turi gukora ubushakashatsi bwacu kandi nishirwa rikomeye Imana duhaye, kandi abantu bazagubwa neza. Reka tubwire abantu ko Gasani mu by'ukuri twabonye yuko ngo yari ingumba. Buriya ku rundi ruhande hari uruhande tutagiyemo, hari igitabo kindi cyabisobanuye neza, bavugamo uburyo ntuzira afite abagore babiri, Shyerezo afite abagore babiri. Noneho rero hari umugore wabyaraga ari we wabyaye bariya bamanukanye na Sabizeze. Yes. Hari umugore wabyaraga witwa Ndera, we yitwaga Nyabunyana cyangwa se Nyabuhoro cyangwa se Nyampinga. Uwo mugore wewe rero ameze, uzi ko ibintu bishushanyije nk'amwe byo muri Bibiliya. Uyu mugore we yarameze nka Penina, sibyo, kuko yarabyaraga nta kibazo yari afite. Ariko ntuza we ngo yari ingumba, uzi ko yarameze nka Sara. Gasani, ubundi Gasani niwe uyapuritse bitangaza. Ariko twibutsa abantu bavandi muri kuvuga ngibi, ni umugani muhimbano, ntabwo ari ukuri. Ariko nyine ni imigani mihimbano izifite imbaraga, bitangira ibitekerezo bikarangira kukuri biri gusenga. Sasa rero reka tubwire abantu ubundi uyu Shyerezo Nkuba ari we wagereranywa na Ntuza na ba Zewusi Nkuba na ba Osiris Nkuba, bantu bajya basengwa, berekana yuko gusa ari bo bose babyaye ibihugu. Icyo cyubaro bagifite, ariko birangira abasenzwe n'abahawe cyuho n'abafite imbaraga ari abagore. Niyo mpamvu rero Gasani ari wageze gute, ari we wasenzwe. Sasa rero François reka tubwire abantu bakundaga twegeye tuvuze ibi ngibi, ntago tuje kuvuga ngo Gasani ngo muveho, oya, tuje kukubwira Gasani uwo ari we, sibyo. Ese Gasani ni iki? Ni umwihariko w'u Rwanda gusa cyangwa ni ikintu kiri genero mwisi? Ni ikintu kiri genero mwisi, kuko Gasani afite abandi asa nabo mu mana zo mu migani zo mwisi. Rero Bibiliya itandukanye izo mana cyane, irazitandukanye cyane rwose. Itandukanye Imana y'ukuri n'izi mana. Aha rero ikintu twabwira abantu nuko hamwe no kuzerekana ukazimenya, ufite uburenganzira bwo kujya gute, bwo guhitamo iyo ushaka. Sasa rero François, je numvaga iki kiganiro cya mbere cyo kuri Gasani, sibyo, kuko mu mwanya uri imbere mu isomo rizakurikiraho tuzerekana Gasani yaje kuba gutenya Gasani, sibyo, yaje kuba gutenya Gasani. None sasa rero muri make ni ibihe bintu byashingiweho Gasani abanyagasani? Ni gute birangira niyo abantu barangaye izi mana zijya muri Bibiliya?
noneho sasa rero mu isomo rikurikiraho bizakurikiraho abantu baza tugiye kubasobanurira birambuye, noneho birambuye Gasani na Nyagasani byahuye bite, ni ubuhe bushakashatsi bwabihuje, nihe myemere yabihuje, ni gute ubu ngubu bigeze muri iki gihe, nihe impact bifite, ni ibihe byiza byabyo mu mwuka, ni ibibazo byawo mu mwuka, ariko abantu bajye gute bahitemo. Rero reka tubwire abantu ko tuzongera ubutaha. Murakoze cyane.